Ese umubyeyi utwite ashobora kurwara umuvuduko w'amaraso nyamara atarasanzwe awurwaye bitewe no kuba wenda atwite? Ese uwo muvuduko w'amaraso umubyeyi ashobora kurwara atwite, hari ibimenyetso ushobora gutanga nyine umubyeyi we akabimenya ku giti cye? Ese umuvuduko w'amaraso ni biki ushobora kwangiza? Ikaze kuri Derefa Akadomo Olivier. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa guturuka muri kaminuza ya East African Christian College, aho yiga umwuga w'ubuforomo ahageze mu mwaka wa 3. Agiye kutuganiriza ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso igihe umubyeyi atwite, tumenye neza niba koko umubyeyi utwite cyangwa se kutwite bishobora gutuma umuntu arwara umuvuduko w'amaraso nyamara atarasanzwe awufite, ndetse anatubwire kuri bimwe mu bimenyetso bishobora kubwira umubyeyi ko yagize icyo kibazo kugira ngo yihutire gushaka ubuvuzi kugiye kugira ngo byirinde kuba byamwangiza cyangwa se byangize umwana atwite. Ndi kumwe n'umutumirwa rero, ngiye nk'uko mumaze kwimenyera nitwa Manzi Olivier, gusa n'umutumirwa wacu yabibwira kugira ngo dukomezanye n'ikiganiro cyacu. Murakoze, nitwa Emmanuel Hategekimana. Nk'uko Olivier Manzi abivuze, ni umunyeshuri niga igiforomo, ngeze mu mwaka wa 3 muri East African Christian College. Nibyo koko nk'uko abivuze, yabajije ikibazo cyiza ati ese umuvuduko w'amaraso ni iki? Ese umubyeyi utwite ashobora kugira umuvuduko w'amaraso atarasanzwe awufite? Nibyo koko, iki kiganiro mugikurikirane muraza gusobanukirwa byimbitse, kandi ababyeyi batwite cyangwa se bitegura gutwita mu gihe kiri imbere baraza kuhakura ubumenyi busobanutse kandi bushobora kuzabagirira akamaro ndetse no ku gihugu muri rusange. Yego, Emmanuel arakoze. Ndetse nabo niba uri kudukurikira, yaba uri mushyashya yaba usanzwe, wareba ko wakande subscribe kugira ngo uzajye ucikwa n'ibindi biganiro binyurana kuri Derefa Akadomo Olivier, cyane ko twabonye ko ari ibiganiro bidufasha mu kumenya uko twabungabungamo ubuzima bwacu. Rero tudatinze twatangira. Ese Emmanuel, birashoboka ko umubyeyi utwite ashobora kurwara umuvuduko w'amaraso nyamara atarasanzwe awurwaye? Nibyo koko, ariko turabanza dusobanukirwe ese umuvuduko w'amaraso ni iki muri rusange. Muri rusange, umuvuduko w'amaraso ni igipimo cy'imbaraga amaraso akoresha igihe asunikwa n'umutima akagenda mu mitsi. Ku mugore utwite rero, umuvuduko w'amaraso ushobora kwiyongera cyangwa ukagabanuka. Iyo wiyongeye nibyo bita hypertension mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se waba wagabanutse bakabita hypotension. Kandi byose bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana uri mu nda muri rusange. Nk'uko rero Olivier amajije, ingaruka z'umuvuduko ukabije w'amaraso ziba zihari ku mubyeyi utwite ndetse no ku muntu udatwite muri rusange, ariko ahangaha turibanda ku mubyeyi utwite. Iki kibazo rero iyo kije nyuma y'ibyumweru 20 umubyeyi atwite, gishobora kuvamo indwara ikomeye yitwa preeclampsia. Iyo niyo ngaruka ya mbere ku mubyeyi utwite. Tubireba tugendeye ku gihe amaze atwite. Iyo bibaye nyuma y'ibyumweru 20, uko kwa muganga tubara igihe umubyeyi atwite tubariye mu byumweru. Icyo gihe rero iyo bije nyuma y'ibyumweru 20 tubyita preeclampsia, cyangwa se kuzamuka k'umuvuduko bijyanye n'inkari zifite poroteyine. Icyo gihe kwa muganga hari ibipimo bafata mu nkari basangamo ibyo bita poroteyine nyuma y'ibyumweru 20, ndetse n'igipimo cy'umuvuduko kiyongereye kugera ku gipimo bakoresha kwa muganga. Iyo byaje guhera ku gipimo cy'140 kuri 90 gusubiza hejuru, ndetse hakiyongeraho kiriya twise poroteyine mu nkari, nibyo bita preeclampsia. Yego. Ese ibyo ngibyo hari ingaruka bishobora gutera ku mubyeyi utwite cyangwa se ku mwana? Yego, ku mubyeyi utwite bishobora kumugiraho ingaruka, kubera ko iyo umuvuduko uri kwiyongera, mbere na mbere twabonye ko kugira ngo umuvuduko wiyongere biterwa n'uko impinduka ziba ziri kubera mu mubyeyi, imisemburo yiyongeye cyangwa se hari imwe yagabanutse, uko nyababyeyi yikora, ndetse mu nda ahantu umwana azakurira uburyo hagenda hirema, bishobora gutuma imitsi yajyanaga amaraso ku buryo busanzwe igabanya imbaraga yakoreshaga, noneho bigatuma
kwa kundi amaraso yagendaga bihinduka, ibyo bikaba byatera ziriya ngaruka zose, harimo kwiyongera ku muvuduko, bikaba byagira ingaruka ndetse no ku urumva ku mubyeyi umuvuduko w'amaraso niyongera hari ibimenyetso ashobora kugira, turaza kubireba. Ku mwana naho bishobora kugira ingaruka, imikurire y'umwana, umwana akazaza adakuze neza, cyangwa se akaba yavuka igihe kitageze, cyangwa se akagwingirira mu nda, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko muri rusange ingaruka zirahari. Ese umubyeyi utwite ni ibihe bimenyetso byamubwira yuko yagize icyo kibazo cy'uburwayi bwa preeclampsia cyangwa se cy'umuvuduko ukabije w'amaraso bivanze no kuba wenda hari amaproteine ari kugaragara mu nkari kandi wenda atakabaye agaragaramo ku kigero agaragaramo iyo yagize wenda ubwo burwayi bufitanye isano no kuba atwite? Ese ni ibihe bimenyetso umubyeyi ashobora kubona akihutira gushaka ubuvuzi cyangwa se akamenya ko hari ikibazo byanga bikunda agomba gukurikirana kugira ngo ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite bukomeze kugenda neza? Hari ibimenyetso umubyeyi ashobora kubona atwite, cyane cyane nyuma y'ibyumweru 20, agahita atekereza ako kanya byihuse ko afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Tugiye kubibabwira rero. Ikimenyetso cya mbere, umubyeyi ashobora kugira kubabara umutwe bidasanzwe. Iyo ababaye umutwe, abenshi usanga batekereza ko ari ibintu bisanzwe, bakaba bajya nko kuri farumasi bagafata paracetamol cyangwa se bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. Ariko iyo umubyeyi atwite akagira kubabara umutwe bidasanzwe, icyo ni ikimenyetso kidasigana n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Icya kabiri, umubyeyi ashobora kubabara mu nda hano ku gice cyo hejuru, uruhande rw'iburyo cyane cyane, kubera ko ashobora umwijima we akenshi uba wagize ikibazo, akenshi umwijima ugira ikibazo. Ikindi, umubyeyi usanga iyo yihagarika haza udukari dukeya, agira ikibazo cy'inkari nyine, ugasanga arihagarika ariko udukari tukaza ari dukeya. Ikindi, umubyeyi ashobora kugira isereri, akajya yumva afite ikizengerera, cyangwa se rimwe na rimwe bitewe n'uko amaraso atagera mu bwonko neza, akajya areba akabona utuntu tumeze ikezi cyangwa se akabona ntari kureba neza. Ibyo ni ibimenyetso umubyeyi iyo agize kimwe muri ibyo cyangwa akabigira byose, tumushishikariza yuko yahita ajya kwa muganga, muganga akamufatira igipimo kijyanye n'umuvuduko w'amaraso, akareba uko umubyeyi ahagaze, kugira ngo barebe uko bahagaze. Ese twumvisha ibimenyetso umubyeyi ashobora kugira agahita atekereza ko ashobora kuba yagize ikibazo cyo kuba umuvuduko w'amaraso wazamutse. Twanabonye ko bishobora kwangiza byinshi, haba ku mwana no ku mubyeyi, ndetse ko dusanzwe tuzi ko n'umuvuduko w'amaraso iyo ari mwinshi ushobora kwangiza zimwe mu ngingo cyangwa se inzungano z'umubiri nk'impyiko ndetse wenda n'izindi. Ese igihe umubyeyi yumvisha ko agize bino bimenyetso, tubonye ko bishobora kuba ari impuruza, ndetse wenda si bishobora, birumvikana ko ni ibimenyetso mpuruza bigaragaza ko hari ikibazo kigomba kwitabwaho mu maguru mashya. Ese umubyeyi utwite ni iki kintu cyihutirwa cyangwa se ni iki kintu ashobora gukora kugira ngo atabare ubuzima bw'umwana atwite? Kimwe mu bintu byihutirwa umubyeyi akora, icya mbere ni ukujya kwa muganga, akumva ko ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso igihe atwite ari ikibazo gikomeye cyane, cyane ko mu ngaruka twabonye gitera harimo kuba inda yavamo, cyangwa se umwana akavuka adashyitse, cyangwa se n'umubyeyi ashobora no gupfa. Kuko urumva niba inda ivuyemo cyangwa umwana akavuka adashyitse, harimo ingaruka y'uko umubyeyi ashobora kuhasiga ubuzima. Rero ikintu yakora iyo ageze kwa muganga, muganga nawe abimufashamo. Hari ukuba umubyeyi utwite ntabwo kwa muganga bategereza ko abyarira ku byumweru 40 nk'ibisanzwe. Akenshi guhera ku byumweru 30 umubyeyi arabyara, baramufasha kubyara, ariko ntabwo agomba kurenza ibyumweru 37 cyangwa 38. Bitewe n'icyo kibazo wenda cy'umuvuduko yaba afite. Yego, bitewe n'icyo kibazo, ingobyi y'umwana barimo ntabwo iba ifite ubushobozi bwo kugeza kuri bya byumweru 40. Baramutabara rero kugira ngo umwana aze hakiri kare, ingobyi ikibasha
kumugaburira ibyo igomba kumuha. Iyo atinze umwana ashobora gupfira mu nda. Emmanuel arakoze, reka tumushimire ku bw'ikiganiro tugejejeho ndetse n'amasomo duhaye y'ubuzima, cyane ko tubimaze kumenyera ko uno muyoboro wa YouTube ari cyo kintu dufasha, ari nacyo kintu kibanze umaze nyine n'ubundi ari ukudufasha kubona amakuru yadufasha kurinda ubuzima bwacu wenda cyangwa se n'ubw'abandi. Rero twizere yuko mufashe amakuru y'ingenzi n'amasomo y'ingenzi ku bijyanye n'umuvuduko w'amaraso, uburyo uzamuka igihe umubyeyi atwite, mwumvishe ingaruka bishobora guteza, mwumvishe ibimenyetso bishobora kubwira umugore utwite ko yagize icyo kibazo cy'uko umuvuduko w'amaraso wazamutse nyamara wenda mu busanzwe ntawe yari asanzwe afite. Ndetse kandi Emmanuel yanatubwiye ku cyo dushobora gukora igihe wumvishe ufite ibyo bimenyetso, aho atubwiye ngo ushobora kujya kwa muganga ndetse abaganga bakabigufashamo kugira ngo batabare ubuzima bwawe n'ubw'umwana. Emmanuel twamushimira. Emmanuel turagushimiye. Murakoze cyane Olivier. Rero nawe niwakurikiye kino kiganiro kuva ku ntangiriro kujya ku iherezo, ukaba wanagikunze wabonye kirimo isomo, wibuke gukanda like, uraba uduhaye agaciro ndetse uhaye agaciro n'umutumirwa wacu Emmanuel. Ikindi kandi niba wabonye dukora ibiganiro byiza byafasha umuntu kumenya uko yabungabunga ubuzima bwe, ntibibagirwe gukanda subscribe. Wakanda subscribe ukabona tujya dushyiraho ibindi biganiro byo tubibona mu ba mbere. Ikindi kandi niba ufite igitekerezo, niba hari ikibazo ugize ku kiganiro twakoze, watwandikira muri comment, cyangwa se unafite n'icyifuzo nabwo wajya muri comment zanyu turazisoma, ubundi tukazabasubiza ibibazo mwatubaje, ndetse niba ari n'igitekerezo mwaduhaye tukagisuzuma kikaba cyashyirwa mu bikorwa, kuko ibyo dukora byose tubikora ku bwanyu. Reka tubashimire, tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao, turabakunda cyane.